Abantu b'igitsina gore ikintu baha icyubahiro ni ibyiyumviro byabo gusa apana umuhate. Ni nayo mpamvu bakunda kwica amasezerano. Reka mbikubwire muri ubu buryo. Umukobwa ubwo yakubwiraga ngo nzahora ngukunda pe yarabikuye ku mutima, ariko ntabwo yaravuze ko azahora gukunda iteka ryose, ahubwo yarabivuze byako kanya murimo. Abantu b'igitsina gore nabizerwa ku marangamutima, ariko ntabwo ari abizerwa ku ndahiro bakoze, logike cyangwa se imitekerereze cyangwa se n'igihe bashobora kuba barashoye mu bintu runaka. Ibyiyumviro by'umuntu w'igitsina gore iyo bipfuye n'ubwizerwa bwe buba bupfuye. Icyubahiro yatangaga icyo gihe kiba gipfuye, ubwo n'uwo mubano yabitanzemo nawo ubupfuye. Icyo gihe iyo bibaye ntabwo abibona nk'aho ari ubugambanyi cyangwa se ngo yakugambaniye, ahubwo we abibona nko gukura, yagiye ku rundi rwego. Kubera ko iyo bibaye ntabwo aho yarari aba akishimye, kandi ibyishimo nicyo kintu cy'agaciro gusa agira nicyo aba akeneye. Icyo gihe umusore aba ari gutekereza ngo ariko ngo twarasezeranye. Umukobwa ari barimo kubibwira abavuga ngo ariko nyine nge narahindutse, ibintu byarahindutse. Ashobora kugusiga acyambaye ya mpeta mwambikanye kubera ko gusa ibyiyumviro bye byahindutse. Ntabwo biba byabaye kubera ko hari ikintu kibi wamukoreye, ahubwo uko nguko niko bubatse, niko bateye. Bityo rero naramuka bigukoreye ntuzamwange, ahubwo wowe ikosa utagomba gukora ni ukwizera amarangamutima kurusha uko wakubakira ku bindi bintu bitarimo amarangamutima kuri uwo nguwo. Wenda icyo wacira urubanza ni ibikorwa akora nyuma y'uko amarangamutima ye amaze guhinduka, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.